Subscribe. Jay here. Hello guys, nongeye kubasuhuza nkuko bisanzwe bimenyereye nka YouTube channel Jay Hima. Guys, nukuvuga ngo ngarutse kuri H5 cyangwa se nka H5 plus, nukuvuga ngo H5 plus cyangwa se H5 irakora neza cyane. Nukuvuga ngo guys, impamvu ngarutse nukuvuga ngo hari ubundi buryo bushyashya tugarutse kubereka kuri wa muntu byanze biri kwanga. Nukuvuga ngo hari umuntu wanditse comment avuga yuko ari ububeshyi tena. Nukuvuga ngo wenda abo biri gukora mwambera abagabo uko bihamya cyangwa se n'abari kuyikoresha bose kuri Airtel Tigo mwambera abagabo. Nukuvuga ngo Airtel Tigo iri gukoreshwa nka kuri Fayiro, ariko nukuvuga ngo hari ubundi buryo bucyashya buri gukoreshwa nge ntago nari mbuzi. Nukuvuga ngo ubwo buryo usibye ko ngiye bwananze, ubwo nukwereka kuri abantu Fayiro zanze cyangwa se babuze ubundi buryo bakoresha. Nukuvuga ngo ngarutse gatoya nshobora kukwereka nkakubwira ngo hari abantu bari gushima muri makeya bavuga yuko biri gukora ako kanya direct bo bita binakunda, mbese nta kwirirwa bagorana. Nukuvuga ngo kanze mbereke gatoya wenda kuri WhatsApp ukuntu umuntu ari kuza ashima. So guys, nukuvuga ngo rero nkuko mubibona iyi ni WhatsApp yanjye, GB WhatsApp nkoresha. Nukuvuga ngo niba uyu muntu namaye Fayiro nkamwe mwese ngira ngo Fayiro ndi kubahereza ni imwe. Urabona Fayiro naba naguhaye nawe kabiri gukora cyangwa se kabayanze gukora ni iyi ngiyi ndi gutanga kuri buri umwe. Nukuvuga ngo noneho urabona ahangaha hari icyo bita voice note cyangwa se voice email. Nukuvuga ngo izi icyo zivuga rero ni ugushima hasi agahita bikwereka, agahita yohereza na screenshot avuga yuko byafungutse. Guys, ndi kuvuga ko kwereka kuri wa muntu byanze gukora ari kuvuga ngo nugutubuze. Hashobora kuvuga nugutubuze wenda atiri wareba video akiyutira gutanga comment avuga ko ari ubutubuzi, ariko atiriwe ajya mu kugerageza ya mahirwe bamweretse cyangwa se bya bintu bamweretse cyangwa se ngaze adusabe Fayiro, kuko kuri WhatsApp nta muntu ukombwira yuko ari ubutubuzi, ahubwo nabibonye muri comment munsi ya video. Nukuvuga ngo so guys, none nukuvuga ngo kanze mbereke ubundi buryo bucyashya ni biramuka byanze ukuntu wakoresha. Noneho ubwo buryo nabwo nibwanga uraza tuguhereze Fayiro. Noneho ikindi wenda bishobora kuba biri kwanga ari impamvu runaka wenda tutazi ngo nizihe. Nukuvuga ngo guys, nibiramuka byanze ushobora kuza nuko kwereka akantu gato. Ushobora kuza ahangaha urabona H5 yawe ni iyi ngiyi cyangwa se H5 plus ni iyi ngiyi, warangiza ubwo ugahita uyikorera uninstall. Nukuvuga ngo nukuyestarura, warangiza kuyestarura ubwo ugahita wongera kuyistara bundi bushya. Noneho ugafata kaga Fayiro ukagira kaga Fayiro wahawe ukimara kukadownloadinga. Ubwo n'urugero dusubire muri WhatsApp nge ni muzajya munyangana gato nge ni screenshot nzajya nifashisha kuko nizo zihutisha ibintu vuba ngira ngo itaba ndende. Umuntu wagwaye Fayiro cyangwa se nuhabwa Fayiro ukirangiza kuyidownloadinga ahangaho ukimara kuyikoraho urabona bizahita bimera gutya nyine birangira. Nurangiza ubwo ntago hari abantu bari guhita bayikoraho bagahita bayikirikamo hano ahangaha hagati cyangwa se bakayikirikaho bazingira ahita yijyana muri application. No so guys, nukuvuga ngo noneho ikindi ubwo numara guhabwa Fayiro dore ikintu uri buhita ukora. So guys, ikintu uri buhita ukora urahita usimbukira muri ntuza muri nani muri storage yawe, ndavuga internal ya telefone. Nkuko bibona ngiye nkoresha ubwo nukuvuga ngo iyi ni Tecno Spark 2 cyangwa mukureba urabona iyi ni Fayiro, iyi ni folder H5. Ariko nukuvuga ngo niba wayihawe kuri Telegram niho urayisanga. Niba wayihawe kuri GB WhatsApp nukuvuga ngo niho uri bisange nani Fayiro wahawe. Nukuvuga ngo uri wite ukirika muri GB WhatsApp nge niyo nkoresha GB WhatsApp. So noneho urahita ubwo ugeramo uhita ukirika kuri media ngira ngo ukureba nahangaha. So guys, noneho nukimara kwakirika ngira ngo urahita ugera ahantu hari utuntu twinshi dutondekanye n'undi tw'amafayiro tw'amasorori tw'amafoda ibintu nk'ibyo. Iyi ni links iki urazanga kuri document niho usanga kaga Fayiro wahawe ahanga muri document. Guys, nukuvuga ngo noneho ukimara gukirikaho nkuko ubibona urabona iyi ni ya Fayiro nyine ndi kubahereza cyangwa se uri guhabwa, urasanga iranga. Nukuvuga ngo rero icyo urazi tukora ni cyo urahita uyikirika. Ukimara kuyikirika urahita kujyana muri application, ubwo urahita kugeza ahantu ahangaha nta kindi uri bukore. Ubwo icyo uri gukora urakanda start nkuko ubibona ahangaha kuri start ahangaha. Ahangaha nyine urabona hari stop nge nababwiye ngo ni screenshot nzajya nkoresha muzabimenyere kabisa. Nibwo buryo bwihutisha ibintu cyane. Noneho reka nze nkwereke ubundi buryo bushyashya. Guys, ubundi buryo bushyashya bugezweho nukuvuga ngo fungura application yawe niba yanze ubwo wite uzufungura iyi customer setup. Nurangiza kuyifungura urahita ubona liste zigiye zimanutse ngira ngo urabibona ahangaha urabona nk'ibintu nk'ibi. Noneho urahita uhitamo iyi aka
urabona urabara rimwe kabiri gatatu. Gatatu rero niho urahita ucuzinga, ni ukuvuga ngo ni customer host header kugira ngo byari byaravokera cyane, ni ukuvuga ngo ni ubundi buryo bushyashya nabonye bamwe bari kubikoresha ariko ngewe ntago biri gukora. So biterwa na telefone uri gukoresha, kuko ngewe mbabwiza ukuri ntago biri gukora. Ariko nuramuka ubigerageje ukanabiranze ntihutire kuvuga ngo tubuze, ahubwo wowe ni ukuvuga ngo byose ni amahirwe no kugerageza. Urahita uza udusange Telegram cyangwa se WhatsApp zacu, duhite tuguhereza file, ubundi file irahita ikora nta hindi, utangire nawe uryoherwe na internet y'ubuntu. So guys, noneho reka nkwereke ikintu urahita ushiramo hano kuri customer host header, ni ukuvuga ngo ibintu byose ubusange murahita ubisiba, urasangamo www free site .com. noneho tubikuramo utushyiramo ijambo amagambo urasanga yanditsemo guys screenshot. So guys, ngira ngo uri kubireba, iyi ni custom host header urumva. none urabona anga handitsemo www 3, urasubiramo rya jambo free site, wandikemo .com, wandikemo rawa cyangwa se rwa. urangiza ukandi start. ngiye nkuko mubibona rero byanze gukora, byanze gukora ngiyewe rwose, byanze gukora ahangaha nkuko mubibona nyine byafungutse, ariko byagise byongera bivaho. ni ukuvuga ngo hari abari kubikoresha bigakora neza cyane, bigakora pe, ariko ngiye byanze gukora kuko hari abari kubikoresha turi kumwe. Erega ntago tuba turi twenyine turi kubikoresha bino bintu, ni ukuvuga ngo hari abari kubikoresha bigakora, ariko ngiyewe babwije ukuri nuko byanze pe. ngiye kwikoreshereza uburyo bwa file, gukoresha uburyo bwa file nkuko mubibona rwose. file ni ibyo uri gukora, ngiye nibwo buryo ndi gukoresha bwandyoheye nanjye. iso nkuko mubibona nyine, izi ni nimero zacu za WhatsApp nkuko mubibona, waduhamagara cyangwa se ukatwandikira, ubundi ukaza tukaguriza file. Guys, ni ukuvuga ngo mbere na mbere banza urebe neza, ni ukuvuga ngo banza usuzume neza niba simukadi yawe ya Tigo cyangwa se Airtel connection ariho zifunguye. nurangiza ubwo ya file yamaze kugeramo ugura kanda start, nkuko mpora bivuga kanda start, ubwo irahita ikora neza cyane. Ikindi ni yanga, ubwo ni ukuvuga ngo ukoresha bwa buryo nyine bwa korawa, ni ukuvuga ngo nyine buriya buryo bwa custom host. noneho nurangiza nibwanga nabwo uraza tuguhereza file uyishyiremo. nurangiza ubwo niyangana n'ubundi uburyo bwanyu muri bukoreshe, uravana application muri telefone yawe ngira uyestare ubundi bushya. Guys, ndizera neza yuko noneho birakora rwose, birakora neza cyane. cyangwa se nkuko ubibona nimero nkuko mba nabikurikiranyije, simukadi yanjye kabiri ni Airtel cyangwa se Tigo. reka mbikwereke neza, reba hejuru nizo connection zihari. ni ukuvuga ngo guys rero ubwo kora subscribe kuri YouTube channel Jehima. murakoze rwose, ubwo buryo bwose mberetse mbabwiye burakora. nibwanga ubwo urakoresha file, kuko ngewe byanze ibyo by'ama host custom ndi gukoresha uburyo bwa file. Guys, biri gukora neza cyane, nongere mbisubiremo, birakora neza cyane. wowe niba warebye video ukayirangiza, ndakeka yabaye ndende, muraza kwihangana. ubwo bwari uburyo nyine bushyashya bwari buje ku bantu bitari gukora cyangwa se bitari gukunda, no kubibutsa ukuntu wabigenza ukore application nyine kugira ngo ize gukora neza cyane nta mutima mubi. Kora subscribe kuri YouTube channel Jehima. murakoze, ciao.